Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'urukundo n'imbabazi, dushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo, twemerera kwera kwawe kongere kutubeho, hanyuma ukaba wera yende ku byawe waduteguriye uyu munsi, aduhishurire ibyo bwiru bwabyo, anatubashishe gusohoza icyo dutumweho binyuze muri iryo jambo. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu w'icyumweru, ni naho turi gusoreza inyigisho yacu tumaze iminsi yose twiga, ivuga ku mwifato ukwiye abajya mu ijuru. Inyigisho twayize kuva ku wa mbere turayisoza uyu munsi. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana, dusanga mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 3:2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitswe ngo, bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imana tugirire neza. Ndaza kwitsa hano hantu havuga uko tuzasa na Yesu Kristo niyerekanwa. Uko nari mbivuze mu kanya, turimo turaganira ku mwifato ukwiriye abazajya mu ijuru. Donc ni abantu bafite ibyo byiringiro byo kuzajyayo. Bavuze yuko rero abo bazajyayo bazasa na Yesu Kristo. Imana tugirire neza. Gusa na Yesu Kristo cyangwa se kuba umwe nawe ntabwo dukwiye kubishyira mu nzagihe ngo tuzasa nawe nyine uwo munsi yaje, cyangwa se ngo nzabanyizwa, cyangwa se ngo tunabiherereze mu mitagihe ngo tuvuge iby'ukuntu twahoze dukijijwe. No, ahubwo gusa na Yesu Kristo, uko nguko dufite ibyiringiro byo kuzasa nawe mu ijuru, bihera hano ku isi. Imana tugirire neza, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo, bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Imana tugirire neza, kandi umwana asa n'umubyeyi. Imana itugirire neza. Donc ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Umuntu aturebeye muri uyu mubiri ashobora kutabona nyine ubwiza bwa Yesu Kristo kuri uyu mubiri, ariko mu mico, mu mibereho turasa nawe. Imana tugirire neza. Uturebye atubonamo ishusho y'Imana, nubwo ubwiza butarasa nk'ubw'ijana ku ijana, ariko uturebye agomba kutubonamo ishusho y'Imana. Imana tugirire neza. Ariko kandi hari n'ibyiringiro by'uko umunsi umwe tuzahishuranwa nawe mu bwiza bwe bwose. Imana tugirire neza. Abagira batyo, abahorana ibyiringiro muri bo yuko Yesu niyerekanwa bazahishuranwa nawe mu bwiza bwe bwose, donc bahorana uwo mwifato wo gusa na Yesu Kristo, wo kugaragaza ishusho ya Kristo muri byose. Nk'uko iyo urebye umwana ubonamo ishusho y'umubyeyi we, yego numubonanye imbaraga nk'iz'umubyeyi w'ijana ku ijana, numubonanye donc ubwiza bw'umubyeyi w'ijana ku ijana, ariko umubonye nk'ishusho y'umubyeyi, uramubonye akwibutsa umubyeyi. Imana tugirire neza. Uranavuga ngo nakura azaba nk'umubyeyi we. Imana tugirire neza, bitewe n'ukuntu umubona n'umwifato nk'umubyeyi we, bitewe n'imico umubonana, bitewe n'uburere umubonana, uravuga ati ni ikibazo cy'uko atarakura, ariko nakura nkurikije ukuntu asa, ukuntu ameze, ukuntu agenda, imico ye, ibyo yavomye mu mubyeyi we biramushushanya nk'umubyeyi we, azakura nkawe, azaba nkawe. Imana tugirire neza. Natwe aha ku isi tugaragaza ishusho ya Kristo, atari muri bimwe na bimwe, ahubwo tugendana iteka ubwo buzima bwa Yesu Kristo turabugendana, turabwerekana. Imana tugirire neza. Ariko kandi si ibyo gusa, noneho hari igihe tuzamburwa uyu mubiri upfa, twambikwe ubwiza bwa Kristo bwose. Imana tugirire neza. Mwifurije kuzabaho hera, aho tuzahishuranwa mu bwiza bwa Kristo bwose. Usa n'umwami bihera inaha mu isi, mu buzima tubamo, mu rugo iwawe ukagaragaza ishusho ya Kristo, mu kazi, mu nzira ugasa na Kristo, ugashushanywa na Kristo mu byo uvuga, mu byo ukora, mu byo utekereza. Aho ugenda hose ugashushanywa na Kristo, kugeza ubwo ugahora ushushanywa na Kristo, kuko tugendana iteka ubwo bwiza bw'iyo shusho. Imana tugirire neza, kugeza ubwo tuzahishanwa nawe mu bwiza bwe bwose tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Wowe rero ufite ibyiringiro byo kuzabona Kristo, mwifurije no kugaragaza ishusho ye wera aha ku isi. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko icyo tuzi niyerekanwa tuzasa nawe mu bwiza bwe bwose. Imana tugirire neza. Hera ubu usa na Yesu Kristo, ushushanywe nawe, hanyuma uzagera mu ijuru uzahabwa ubwiza bwe bwose. Urakoze cyane. Yesu Kristo aguhereza umugisha.